Reka dushime Imana ko iduhaye amahirwe yo kongera kuboneka imbere yayo muri gahunda yacu tumenyereye. Ni gahunda duhura tukiga ingingo y'umunsi. Dushimira cyane uwo twabanye, ubu tugeze ku ngingo kwa kane, ni icyisho cya 9. Icyisho cyatubwiraga ngo isoko y'ubugingo. Twamaze kubona ko Kristo niwe soko y'ubugingo. Yego rwose. Twabonye ko muri yo soko y'ubugingo nanone hakubiyemo amagambo y'ubugingo buhoraho. Ayo magambo twabonye ko ni amagambo akubiye mu byanditswe byera kandi afite ubushobozi. Ariko abantu babyibuke igihe Yesu yabwiraga umuntu, tubwe urugero nk'igihe yakizaga uriya muntu wari ku irembo kiriya kirema, ayibwiye ngo haguruka wikorere uburi bwawe, ntabwo ari ikiganza yamukojejeho, ntabwo ari uko yafashe imiti ngo ayivangavanga, ahubwo yakijwe n'iki n'ijambo. Turanabyibuka ibi bintu abantu be kugira ngo ni Yesu gusa. N'igihe Petero na Yohana bari bagiye gusenga, bageze ku isaha ya saa 9, igihe barageze ku irembo bakasanga umuntu akabasaba akabura icyo bamuha, aravuga tuturebe, ariko ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turagiguha mu izina rya Yesu uw'i Nazareti, haguruka. Amen. Icyari mu mbaraga ni iki? Ni ijambo. Rero abantu bajye bamenya amagambo ya Kristo. Yego. Erega burya na n'uyu munsi aracyafite imbaraga. Ese niba ari yabasha guhindura umuntu wari akahebwe. Yego. Kubw'uko yasomye ibyanditswe byera bigahindura umutima we, agahinduka icyaremwe gishya. Mbega igitangaza kiruta icyo ni iki? Biragaragara ko rero amagambo ya Yesu ari mu imbaraga. Uyu munsi ku ngingo yo kwa kane tubwira ngo kwanga soko y'ubugingo. Reka rero mbere uko twinjira mu cyisho cy'uyu munsi tubanze dusenge. Data udukunda, izina ryawe ryera ntihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko duhaye amahirwe yo kongera kuza imbere yawe ngo uvugane natwe binyuze mu ijambo watwandikishirije. Rikubiye mu butumwa bwiza butuzanira ibyiringiro. Ariko ubwenge bwacu ni bukeya, intekerezo zacu zibasha kujijwa, ntizibasha gushikira rwose impano y'ubugingo irimo. Ariko turahetse Mwuka Wera kugira ngo azafatanye natwe. Bwa mbere twungura ubwenge, maze adusobanurire ibyo tutabasha kumva, abitwumvishe kandi bihindura imitima yacu. Ngaho ubuntu bwawe bubane natwe kugeza dusoje. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Daniel rero dukomeje kubana kandi abantu barabyishimiye cyane. Turi ku ngingo yo kwa kane, ingingo itubwira ngo kwanga soko y'ubugingo. Ese umuntu avuze kwanga soko y'ubugingo aho twabanye mu iki cyisho mu ngingo zibanza, ubwo ni ukwanga iki? Mu yandi magambo ni ukwanga Yesu. Ni ukwanga Yesu. Yego rwose. Kandi Yohana mu butumwa bwe, abantu bakurikiye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, barasanga ingingo y'ingenzi Yohana yagiye agarukaho. Mu mbanziza cyisho abantu bigarutseho, Yohana yahamije uwo Yesu ari we. Avuga imirimo n'ibitangaza byahamaganyiraga ko ari Mesiya. Ariko nanone atugaragariza indi ngingo igaragaza uburyo nubwo abantu bari babonye ibimenyetso bigaragaza ko Yesu ari Mesiya bidashidikanwaho. Ariko aragenda twereka ingeri z'abantu batandukanye barushaho kumuhakana. Ni nayo mpamvu tugiye kubona noneho banga soko y'ubugingo. Ibyo rero nibyo bintu bigaragara mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Niyo mpamvu bavuga ngo zimwe mu nkuru zibabaje. Yego. Biranababaje koko rwose mu bitangaza byose Yesu yari yakoze, ariko zimwe mu nkuru zibabaje ni uko hagaragara imvugo nyinshi cyangwa se ingero nyinshi z'abantu banze Yesu nka Mesiya, kabone n'ubwo yakoze ibimenyetso n'ibitangaza byerekana ko ari Mesiya. Muri zo atangira zitwereka muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 5, aho atubwira ngo uwo mucyo wiriye mu isi ariko umwijima ntiwawumenye. Yesu yari muberetse niwe wayiremye, nyamara abisi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ibi ntabwo tubishidikanyaho. Tubona ahantu henshi bamubwira ngo ari kwigereranya, bamubwira ngo yiyise umwana w'Imana, bagatora mu bingo bamutere kandi amaze kubagaburira, kandi amaze binasoza bamubambye. Ibi byose byavuye ku kumuhakana no kutamwizera, kandi yari hagati muri bo. Ngiye natangajwe n'amagambo Yohana yanditse mu gice cya 8, aho bageze bakitangira bamwe bati ukurikije imirimo akora ni Mesiya wari ukwiriye kuza. Ndetse n'abagira iki baje kureba abonye imirimo n'ibitangaza ari gukora, twabonye Mesiya. Ariko igitangaje tukabona itsinda ry'abantu bakabaye ari nabo bumvikanisha iyo nkuru, bumvikanisha ayo makuru, bakabaye nabo bigisha babo, bagahagurukira Yesu bakamurwanya. Rero niyo mpamvu hano umwanditsi atubwira ngo nta gushidikanya igihe Pawulo yatuburiraga, Pawulo atanga umuburo avuga ati rero ntimukareke ubushizi bw'ubwoba bwanyu, nk'uko twakomeje kugenda tubibona. Rero Kristo yanzwe n'abantu kubera ko watemeye ijambo rye. Yego, cyakintu kiragarutse rwose. Niyo mpamvu ijambo ringana na nyiraryo twarabibonye rwose. Kubw'ibyo rero kuko banze kwemera ijambo rye, banze nyiraryo nyine. Mu yandi magambo banze Kristo. Noneho twebwe abasore ho n'imitsi imeruka batari kubona Yesu mu buryo bugaragara nk'uko aba bantu bari kumwe na Yesu.
mu yandi magambo twagwa mu ngorane nk'izo baguyemo turamutse twanze ijambo rye, ubwo twaba twanze soko y'ubugingo rwose. hano hari amagambo nifuza gusoma, baratubwira ngo nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, Kristo yanzwe n'abantu kubera ko banze ijambo rye. Uburyo bw'imitekerereze ya kimuntu bw'iki gihe butangirana n'uko umuntu umubwira inkuru akifuza ibimenyetso simusiga. Yego. Ariko akenshi iyo umubwiye ibyo bintu agatangira kuguha impamvu zo gushidikanya, ubundi uwo muntu biba bizanarangira ibyo bintu umubwiye abihakanye, akanabirwanya. kubera ko gushidikanya ukuri kudashidikanwaho. Njya nibuka mu mateka ya siyanse ngo igihe bavugaga ko ibintu byose bigwa bisubira hasi bikura n'imbaraga rukuruzi Imana yashize mu nda y'isi, abantu ngo bagiye babihakana kugeza n'ubwo bavuze ibyo bintu bamuteye amabuye. Nanone abantu bize geography barabyibuka umuntu witwa Galilei yavuze ko isi izenguruka izuba, ngo baramwica. Ariko nyuma ikintu gitangaje, umwami wamwishe ataranapfa yaje gusanga ko Galilei ibyo yavuze ari byo. Ibyo bisobanuye iki? Iyo utangiye gushidikanya ukuri kw'ibivuzwe kandi kukaba ari ukuri kwa nyako, ubundi birangira uwo kuvuga uko kuri ahinduka umwanzi, uvuga uko kuri ahinduka umunyabinyoma. Ni nayo mpamvu Satani nawe ari umugome, atangirana mu kudutera gushidikanya. Mbese ninde muntu washidikanyije bwa mbere? Ntitubona Adamu na Eva, Imana yari yaremye. Eva ari mu murima wa Edeni, inzoka yaraje amubwira ngo mbese koko Imana yavuze ngo ntimuzarye ku mbuto z'iki giti? None se niko Imana yari yavuze? Oya rwose. Yari yabavuye ngo imbuto zo mw'ingobyi mwemerewe kuzirya, izo mutemerewe ni izo ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Ngo ariko mu mutima wa Eva havukamo gushidikanya iby'Imana yavuze. Rwose uzabyumva no muri iyi minsi. Umuntu mubwira ati rwose uku niko ibyanditswe bivuga, atangira kuvuga ngo ariko si ubwo koko nibyo. Igihe cyose umuntu atangiye kuri iyo ngingo yo gushidikanya, biba bizarangira uko gushidikanya kwe kubaye nk'urubuto rwabibye, umusaruro uzava mu guhakana. Hano batubwiye ngo ubwo buryo butangirana kandi bukwiriye butangirana no gushidikanya ibyanditswe byera. Kristo yarabajije ati mbese umwana w'umuntu azasanga kwizera kukiri mu isi niba uyu munsi byaratangiye abantu bashidikanya ku byanditswe byera? Ikibazo ni iki? Mbese uko gushidikanya ko kugenda gukura umusaruro wako ukabaho, mbese umwana w'umuntu azasanga? Mbese Kristo azerekanwa kwizera kukiri mu isi niba abantu bubakiye ku gushidikanya? Ariko ikintu gitangaje, ibiri mu byanditswe byera twabamaze kubimenya, dukwiriye kubigirira kwizera tukabyiringira nk'uko Kristo yabihamije. Yego. Kandi nakunze mu cyiciro cyashize aho twabonye gusora ko ibyari mu isezerano rya kera, baravuga ngo mbega niba Kristo yasohoje ibyo mu isezerano rya kera byacureraga ibyagombaga kubaho, dukwiriye kugira kwizera ko ibitaraho nabyo bizaba, kuko ari Imana yagize ute? Yabivuze. Umwanditsi nakunze uburyo yatwerekeje ku rugero rwiza rw'urugero kuri bari Abisirayeli igihe bari bageze i Kadeshi, babonaga igihugu cy'i Kanani kiri imbere yabo. Nuko Yosuwa atoranya abantu 12, Mose atoranya abantu 12 yo kujya gutata icyo gihugu. Ibyo yari yababwiye yabasubiramo ibyo Uwiteka yamubwiye. Yavuga ati kiriya gihugu mugende murebe koko ari gitemba amata n'ubuki, kuko ari cyo Uwiteka yadusezerana ko azaduha mu gakondo. Aba bantu bahagurutse rero bazi ibyo Uwiteka yabavuzeho kuri icyo gihugu. Bagezeyo basanga rwose kiratemba amata n'ubuki. Ikintu gitangaje nasomye mu bakurambere n'abahanuzi, ngo igihe bageraga mu icyo gihugu bagitembeyemo barinzwe n'ubushobozi bw'Imana. Baragitembeye ngo bigeza n'ubwo baca ku maseri yacyo barayazana, basohokamwo amahoro. Ariko ikibabaje, bazana inkuru y'incamugongo 10 muri bo. Ikibazo ko bari bagitembereyemo ntibabice, bakagira ubwo batwara ku mbuto zacyo bakazicura bagataha amahoro, ko atari uko bari bafite intwaro zikomeye. Uburinzi bwabanye nabwo bwari he? Nuko babwira Mose batumwari nuko twabonye icyo gihugu ari cyiza, ariko abantu baho ntitwababasha kubatsinda, n'inyinshi zabo zirakomeye. Ibi bintu umwigisha yashatse kutwereka ikintu cyakaga ko gushidikanya, bajyanywe barinzwe n'uburinzi bw'Imana kandi bagaruka bari kumwe n'uburinzi bw'Imana. Ni nabwo bwahagurukije muri Egiputa. Ariko bazanye inkuru ivuga ngo umva rwose nubwo ari Imana yabivuze yatushutse, yaratubeshe. Ariko igitangaje, 10 bari bafite iyo nkuru y'incamugongo, haboneka Yosuwa na Kalebu. Baravuga tumva rero bavandimwe ibyo bavuga rwose ni ukuri. Icyo gihugu twakigezemo kirimo abagabo barebare, turi imbere yabo twabonaga turi nk'inzige kandi nabo bakabona turizo. Batubonaga turi inzige natwe tukabona turizo rwose. Ariko kuko wari Uwiteka wakibivuze, bavuze ijambo rikomera aravuga ngo tuzabarya nk'imitsima. Ngo amagambo nifuza gusoma aravuga ngo abo bagabo abatasi
icumi batanye imvugo yitwa ngoya bashingiye ku bihamya biteye ubwoba babonye bashingiye mu mirebere ya kimuntu. yego ubu ni ahantu niho tujya turebera mu mirebere ya ya kimuntu, ugashyiramo inyurabwenge ugashyiramo logike ngo ariko ibyo bintu by'abadive ngo wabijyamo ngo ntago yabishobora ngo ariko ibyo bintu nabo barakabya. Aho ni mu mirebere ya ubucurabwenge, Bwa muntu. imitekerereze, Yego. amateka, bigasoza ijambo ry'Imana urihinyuye rwose. ayo magambo umwanditsi yatwandikiye ngo rimwe na rimwe abitegereza ibyerekeye iby'Imana yakoze bashingiye ku bumenyi bwabo, amateka n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ubushakashatsi bw'ibyo bagezeho bakoresheje ubwenge bwabo. Abo nibo bafata ibyanditswe byabo bakabiha agaciro gake bakabishidikanyaho. Ni nayo mpamvu Eva yageze kuri kiriya kintu yarenze ijambo ry'Imana ahitamo gukurikiza uko ari kubyumva rwose, akomeza kubikurikiza rwose. Akarusho aha Satani umwanya akomeza kubiba imbuto yo kutizera, iramujyana kugeza soromye rwose. Maze aho n'umugabo we atekereza yuko ashidikanya ijambo ry'Imana, atekereza yuko iyo mpano nziza Imana yari yaramuhaye iturutse mu rubavu rwe ko Imana idashobora kongera kuyimuremera, avuga ngo aho kugira ngo uyu muntu muhebe rwose nakwemera nkaryaho, nawe ashidikanya ku ijambo ry'Imana bituma agera mu kwanga soko y'iki binyuze mu kugenza ate mu kwanga ijambo ry'Imana, mu kurishidikanyaho rwose. Ashidikanya ubushobozi bw'Imana n'ibyo yari yaramukoreye, yumva yuko adakwiriye kuzongera kubona umuntu mwiza nguwo, bisoza nakoze icyaha gikomeye. Hano baratubwira rero ngo abatasi babiri bonyine nibo batanye igisubizo cya yego baba bameze ko bagomba kujya gutera, kandi abo ngabo bashingiye kwizera kwa ku mbaraga z'ijambo Imana yari yaravuze. Reka tubwire abantu kuba duteze amatwi ibintu niba ari Imana yabivuze. Yego, hari abantu bazi gukora ubugororangingo kubera ko batekereza ko uvuze ikintu cyitwa nko gutekereza ko kwibwira ko biragenda gutya, kuko Eva yaravuze ngo ubwo rero Imana inzoka iramubwira ngo nimurya ku iki giti muzahinduka nk'Imana. Eva atekereza ko ibyo bintu bitandukanye n'ibyo Imana yavuze, kuko Imana yavuze ngo nimukijya munsi mwakiriho no gupfa muzagira ute. Inzoka iravuze ngo nimukijya muzaba nk'iki. Ubundi hasigaye ibintu bibiri, ni hagati yo kwizera ibyo Imana ivuze n'ibyo inzoka ivuze. Uyu munsi rero natwe dufite ikibazo nk'iki ngiki, kwizera ko kwibwira ko Imana yaravuze ngo nimunkunda muzarya nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko umuntu akibwira ngo ubwo se koko Imana koko izabigenza uko yabivuze. Ngo igihe tukoze iki kintu abantu babyumva tukwiga ingingo bivuga ngo kwanga soko y'ubugingo, ntago turi kwiga gushidikanya soko y'ubugingo, ahubwo gushidikanya nibyo birangira bivuye mu musaruro wo kwanga cyane. Imana iturinde gushidikanya iby'amagambo yayo. Imana igiye kugira icyizere mu byo yavuze, kuko ngo irinde ijambo ryayo kugeza igize ute irisoje. Niyo kwizerwa. Niyo mpamvu mu ntambara ikomeye naho handitse yuko abantu benshi bakomeje kuvuga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa Marayika wa gatatu, ariko nibezwe nako binyuze mu kumvira uko kuri bazava ku kejo bifatanye n'inteko nini y'abarwanya uko kuri. Nawe tekereza abantu 12 Imana yakoreye ibitangaza muri icyo gihugu, ikabarinda ikabambutsa umupaka bakavayo amahoro, babonye ibitangaza muri Egiputa, babona uburyo Imana amazi rwose yatandukanyije bakanyura humutse, ikabagabura amanu mu butayu, ikabaha amazi rwose, bakabona ibintu byinshi, nijoro ikabahereza inkingi y'umuriro kugira ngo baticwa n'imbeho. Ariko tekereza bisoza bagomye mu gushidikanya ijambo ry'Imana, bituma banga soko y'ubugingo. Ugira ngo hagezeho bangahe? Ni ukuvuga turabyibuka ko abo ngabo bateye imyivumbagatanyo mu baturage, byabaviriyemo ko rubanda nyamwinshi bavuze ati iby'icumi bavuze buriya nibyo biri byo, maze birakaza Uwiteka avuga ngo ubwo bahakanye Imana, bahakanye ijambo ryanjye, baciriye urubanza muri bo. Uretse Yosuwa na Kalebu bazanye ya nkuru utera ibyiringiro, abandi bose baguye muri ubwo butayu, kandi hari mu gihugu birumvikana aho bari bagiye gutata hari hafi yabo. Ariko nicyo cyabateye gutinda, barinda bamara imyaka 40 kugira ngo bose abagaragaje ko gushidikanya babanze bapfe, kuko babwiye ngo ubwo mwashidikanyije Imana abana banyu nibo bazarya imbuto z'icyo gihugu mwazanye. Reka dusabe Imana kugira ngo iturinde gushidikanya iby'ijambo ryayo, kuko dusanze ko ijambo ry'Imana ntago rihinduka. Imana itabeshya, izasohoza ibyo yakoze, nkuko tubibonye ko irindi jambo ryayo kugera izisohoze, yiteguye gusohoza ibyo yavuze. Reka dugire imitima yizeye. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Amen. Tubonye amagambo atubereye umuburo ukomeye cyane. Itsinda ry'abatasi 12 babonye igihugu cyiza wasezeranye kuzabahamo gakondo. 10 muri bo
bahinduka urucantege, birengagiza iby'ijambo ryawe wavuze ukasohoza mu maso yabo, baca intege bagenzi babo, bibaviramo gutikirira mu butayu, kandi bajyaga kuragwa ibyiza basezeraniwe bari ku mupaka wabyo. Natwe benshi baguye ku mupaka w'urugabano rw'isi ihoraho kubwo gucika intege no kuva mu kwizera kw'ijambo ry'iryo wahamije. Twebweho tuje imbere kugira ngo dukomeze mu mitima yacu, ubyizeze imitima yacu, kandi bidutere umwete wo kumaranira kugira ngo ubwo Kristo yenda kwerekanwa azasange tukimutegereje dufite ibyiringiro. Reka ubuntu bwa Kristo bugumane n'imitima yacu, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Brother